twakuva tukajya he? Ko ari wowe wenyine utanga amagambo y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Nyuma y'imitsima, nyuma yo kurya imigati, nyuma yo kurya amafi, hiyongeyeho ubugingo. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Mu bigeragezo byinshi umaranye igihe kirekire, mu ntambara nyinshi umaranye iminsi, Yesu azi icyo ari bukore. Haleluya. Icyo ari bukore arakizi, yamaze kugitegura kera, yagiteguye abantu batarabaho yawe, wambaye ibigunira igihe kirekire, ariko muri kano kanya marayika w'Imana gucanyuza ibigunira byawe mama, marayika w'Imana gucanyuza ibigunira byawe papa, ibigunira by'ubu. Iyi ni Humura Program TV, umuryango mugari w'ijambo ry'Imana, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Wawe ikaze gino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Uwiteka aze kubana nawe, umugisha w'Imana ukugote kandi ukuzenguruke, marayika w'Imana akumurikire kandi akubonekeho mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana rero ikubonekeho, kandi amasezerano y'Imana, Imana ishobora byose, yaremye isi n'ijuru, ize kugota ubuzima bwawe mu mbaraga zo kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none rero ngwaye ikaze mu ijambo ry'Imana kugira ngo wumve icyo Imana yongera kuvugana nawe, wumve icyo Imana igushakaho, kandi abizi neza ko uyu munsi wa none imbabazi z'Imana n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro by'Uwiteka biri buze kubana nawe, kugira ngo marayika w'Imana akumurikire, kugira ngo ubuntu bw'Imana n'icyubahiro cy'Uwiteka n'imbabazi z'Imana bikugote bikuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Ngwaye ikaze rero, ni Reverend Pastor Shimimana Jean Marie Vianney. Reka dusenge Imana kugira ngo tugaruke kandi wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe, kugira ngo wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Uyu munsi ni wowe Imana ivuganye nawe, uyu munsi ni wowe Imana ihamagaye, uyu munsi ni wowe Imana ishaka. Nyagasani Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite gukomera, Imana tuyahirengereye, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana y'umugenga, Imana y'ibihe, Imana y'imbabazi, Imana y'agakiza, agakiza gakomeye, agakiza kabohora mu izina rya Yesu. Ndakwingize Nyagasani kugira ngo uyu munsi none mwami ongera ubane n'umuntu wese umugire neza, ongera ubane n'umuntu wese umurwanirire, kandi ubuntu bwawe n'amahoro yawe bize kubana natwe, utugirire neza kandi turwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana rero iguha umugisha, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikugote kandi kikubonekeho. Haleluya. Ijambo ry'Imana umva ukuntu ryavuze ngo iki? Muri Zaburi ya 30 ku murongo waho wa 12, Zaburi ya 30 ku murongo wa 12, ahavuze ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unyanyuruye ibigunira byanjye, unyenyeje ibyishimo. N'uyu murongo nshaka ko tuganiraho, kandi imbaraga zikomeye z'Imana zimbabarire zize kubana nawe, umugisha w'Imana umbabarire ukugote, kandi ineza y'Imana ikubonekeho, ubuntu bw'Imana n'icyo cy'Uwiteka bize ku buzima bwawe. Yavuze ngo uhinduye umubabaro wanjye imbyino, unyenyuruye ibigunira byanjye, unyenyeje ibyishimo. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha. Ari ijambo riri hano mu Gutegeka kwa 2 ibice byaho 2. Iyo wasomye naho ari amagambo meza arimo, kandi ni ijambo ryiza. Gutegeka kwa 2 ibice byaho 2 ku murongo waho wa mbere yaravuze ngo maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura uko Uwiteka yategetse, tuzenguruka umusozi wa Seyire igihe kirekire. Ku murongo wa 2 aravuga ngo Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeye ikasikasi. Amen. Imana yacu ihabwe icubahiro, kandi umugisha w'Imana ukubonekeho. Ndinginga marayika w'Imana ngo uyu munsi anyemerere akugenda imbere. Ndinginga marayika w'Imana uyu munsi ngo anyemerere yumve gusenga kwawe, yumve guteka kwawe,
yumve amarira yawe, yumve ibyo uyisaba n'ibyo uyibwira. Haleluya. Bibiliya itubwira amakuru meza. Uyu Bibiliya itubwira ni Dawidi. Dawidi we yasenze Imana, arayitakambira, ayibwira uburyo yari afite umubabaro, ayibwira uburyo yari agowe n'intambara, kandi Dawidi yari afite isezerano. Dawidi yari afite isezerano rikomeye. Reka nkubwire ngo isezerano ufite ntabwo rihagaritse ibibazo, ahubwo ibibazo bigomba kuza, icyakora Imana ikamanuka ikaza kwigaragaza kubwo isezerano Imana yasezeranye nawe. Haleluya. Ahangaha kenshi abarokore ni nacyo bazize ko barimo gucika intege, bakibwira ko ahari Imana yabibagiwe, bakibwira ko ahari Imana yabaretse, bakibwira ko ahari Imana yabataye, bakibwira ko ahari Imana itagikora. Ariko reka nkubwire ijambo, Imana iracyakora. Bibiliya yavuze ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ikiri. Haleluya. Wari uzi ko igihe kimwe abigishwa ba Yesu ngo n'abantu benshi baramukurikiye, baramukurikira, baragenda bagera ngo ahantu mu ishyamba, bari abantu benshi. Bibiliya ivuga ngo byari 5,000, ariko bavuze 5,000 gusa bari babaze abagabo kuva ku myaka 30 kuzamuka. Haleluya. Ariko estimation isanzwe iyo abantu bakora imibare iringaniye, bakavugamo abagore n'abana n'abagabo bakabashyiramo, bavuga ko nibura uyu mubare wari 23,000. Ariko Bibiliya ivuga 5,000 kubera ko icyo gihe babaraga gusa abagabo kuva ku myaka 30. Ngo baricara, Yesu abigisha ijambo ry'Imana, abigisha ijambo ry'Imana umunsi wa mbere, abigisha ijambo ry'Imana umunsi wa kabiri, ngo bagaze ku munsi wa gatatu ngo abona abantu barashonje, abona abantu bishwe n'inzara. Reka nkubwire ngo Yesu azi ibyawe utarabivuga. Yesu azi ibyawe nta muntu n'umwe urabibwira. Yesu azi ibyawe nta muntu n'umwe urabiganiriza. Haleluya. Ibyo wibwira mu mutima n'ibitarakugeraho byose Yesu arabizi. Ngo baza Filipo aravuga ngo mbese ntacyo mwabona mwagaburira abo bantu? Yesu ngo yamubazaga amugerageza, ariko ubwo we yari azi icyo ari bukore. Yesu yamubazaga amugerageza, ariko ku yindi mpamvu Yesu yari azi icyo ari bukore. Reka nkubwire ngo mu bigeragezo byinshi umaranye igihe kirekire, mu ntambara nyinshi umaranye iminsi, Yesu azi icyo ari bukore. Haleluya. Icyo ari bukore arakizi, yamaze kugitegura kera. Yagiteguye abantu batarabaho, agitegura isi itararemwa. Filipo ngo aramubwira ngo mwigisha, dufite amafaranga 200, kandi ayo mafaranga 200 ntabwo nzi neza icyo yakora. Ahangaha katuvuga hano karitsiye ntuyemo, irindazi rimwe rigura 100. Sinzi kuri irindazi amandazi 2 yahaza abantu 23,000. Yesu ngo aramubwira ngo nimugerageze. Mwariko ngo aravuga ngo icyakora hano hagati turi harimo umwana ufite amafi asigaranye 2 n'imigati 5. Yesu ati byarangiye, nimwicaze abantu barye. Haleluya. Birango arayishimira ya migati, ashimira aya mafi ngo hereza abantu bararya, barahaga, barasagura inonga 12. Mu yandi magambo basagura ibitebo. Yesu azi gutubura. Yesu ubwe azi icyo ari bukora ku buzima bwawe, azi icyo yagambiriye, aje no kugisohoza. Reka ngutangaze iritangazo rivuga ngo humura, witinya ibyo ureba n'ibyo wumva. Abantu bavuze ko utazabaho, Imana yavuze ngo uzabaho. Abarozi bavuze ko uzapfa, ntabwo uzapfa utarabona icyo Imana yavuze. Haleluya. Bavuze ko utazabyara, uzabyara. Bavuze ko ntacyo uzimarira, reka ngutangarize ngo uzakimarira, ahubwo uzanakirenza, kuko Imana igufiteho umugambi mwiza. Haleluya. Imana yigeze ibwira Yeremiya, reba ngo Yeremiya, nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi w'amahanga. Haleluya.
reka nkubwire ngo Imana yakumenye kera ukiri urusoro. Imana irakuzi kuruta wowe ibyo wibwira wowe ubwawe. Imana irakuzi kuruta ibyo utekereza. Imana ishimwe. Ngo bararya barataha, amakuru urumva yagiye asakara. Ndaje vuga kuri ijambo twavuze. Amakuru ngo agenda asakara, agera hirya no hino, ngo mu gitondo bukeye ku munsi wa kangahe Yesu ngo yambuka i Makedoniya. Baba bamubonye, bakimubona ngo bose bari babwiranye, bose ngo barambuka, baramanuka cyane, baramanuka, baragenda, haleluya, baramanuka, barakumanukira, ngo barambuka ubwato, ngo basasa ibyatsi, basasa ibiti, amashami y'ibiti bayicaraho. Yesu ngo ahageze barama ngo mwigisha, twari twakubuze. Reka nkubwire, ntabwo ari impuhwe zo kumubura, ahubwo bari bakeneye imigati, bari bakeneye amafi, niyo bari bakumbuye. Ntabwo zari impuhwe za Yesu, zari impuhwe z'amafi, zari impuhwe z'imigati. Yesu ngo abigisha ijambo ry'Imana. Abana ati none se aratubura ryari? Abana ati nimwihangane. Bagiye kumva bumva ijambo rikomeye, aravuga ngo nimwumve, uhereye uyu munsi amafi ntayahari, imigati ntayihari. Abana cyore Yesu ngo avuga ijambo rikomeye, avuga ngo ni nje mutsima. Haleluya. Uri bunjyaho wese azabaho iteka. Haleluya. Destopirima. Ngo abantu baratanga ati kandi uyu munsi icyo kunywa nacyo ni amaraso yanjye. Uzanywa amaraso yanjye akayizera no gupfa ntanapfa azongera abeho, azazuka ku munsi w'imperuka. Haleluya. Reka ngutangarize ngo uwamaze kwizera amaraso ya Kristo Yesu, akizera umubiri we, akizera ubwiza bwe, reka ngutangarize ngo naho azapfa azongera abeho. Haleluya. Urupfu ntabwo ruzaduherana, ahubwo tuzabaho mu buzima bw'iteka ryose. Imana ishimwe kandi Imana tugire neza. Uyu munsi mwingingire kongera kwizera imbaraga z'Imana. Reka mwingingire kongera kwizera ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ngo agiye kubona ngabona uwa mbere acomotse, arabati kuva nabaho sindari inyama y'umuntu. Uwa kabiri kuva nabaho amaraso y'abantu bayanywaga kera bakinywana, ariko ubu byararangiye. Ngo abantu bose barasadoka, bose baragenda. Bibiliya ivuga ngo asigarana n'intumwa ze zonyine. Abigishwa bonyine nibo basigaranye na Yesu gusa. Yesu ngo akimara kubabona, ngo abona mu mitima yabo nabo bagambira kwirukanka, abona mu mitima yabo bagambira kugenda, abona mu mitima yabo bagambira guhita bacaho bakirukanka. Yesu ngo arababaza ngo niko, ese namwe ko mbona mu mitima yanyu mwagiye, namwe byarangiye kugenda? Bibiliya ivuga ngo Petero aramubwira ngo nyagasani, twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe wenyine utanga amagambo y'ubugingo. Haleluya. Haleluya. Nyuma y'imitsima, nyuma yo kurya imigati, nyuma yo kurya amafi, hiyongeyeho ubugingo. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Umva ngo utangaze iri tangazo. Ushaka ubwiza, ushaka icyubahiro no kudapfa, bishakishe gukora ibyiza udacogora. Ashatse kuvuga ko harimo ijambo rivuga ngo muri Kristo Yesu iyo twamaze kwinjiramo harimo ubwiza, harimo icyubahiro, harimo ubukire, harimo n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Ibyo bintu byose biri kombine muri Kristo Yesu. Hahirwa rero abamwiringiye, hahirwa abamwizeye, hahirwa abamufashaho, hahirwa abamumenye, kuko ari bo bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Hahirwa abameseye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Abo ngabo nibo bazicara kuri ya ntebe, abo ngabo nibo bazagarwanwa na Kristo Yesu kwakira ubuntu bw'Imana n'icyo cy'Uwiteka. Haleluya. Aya magambo rero uyu muhungu witwa Dawidi yari yarayamenye, yari yarayasobanukiwe, yari ayazi neza. Dawidi yari abizi neza. Mu bintu byose byamuranze, Dawidi ngo yaranzwe n'ikintu gikomeye cyitwa guca bugufi imbere y'Imana.
Dawidi yabaga gukora ibyaha ngo akikubita hasi imbere y'Imana akayiramya, bigeraho Imana imutangira ubuhamya iravuga ngo ni ukuri mu isi yose mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka. Kubera iki? Dawidi yenda gukora ibyaha bikomeye, araza yigaragura imbere y'Imana ari umwami, aravuga ngo nyagasani, njyewe ndi intumbi y'imbwa, ngana n'imbaraga sa, sinari nkwakuza imbere yawe, ariko kubw'ubuntu bwawe bukomeye ngucire bugufi wawe ngo umbabarire, undeba n'amaso y'imbabazi. Bireba ngo Imana ihera ko iramubabarira. Dawidi rero yari abizi neza ngo yari azi kubaha Imana, yaratojwe gucuranga, yari umunyamasengesho, yari umuntu wihuta cyane kwikubita imbere y'Imana iyaga yakosheje yakoze ibyaha. Dawidi ngo ibyo byose rero ibyaje kumubaho, yibuka ibyo Imana yamukoreye ari mu ishyamba, yibuka ubuntu bw'Imana, yibuka umunezero w'Imana. Dawidi nubwo yabaye umwami ngo yahoraga iteka ryose atambira imbere y'Imana. Haleluya! Ngo yahoraga atambira imbere y'Imana. Muribuka igihe bagiye kuzana isanduku y'isezerano, ngo imaze kuhagera igaze mu rurembo, nta kindi Dawidi yakoze. Dawidi yiyambuye umwambaro w'ubwami, yiyambura ubutware, ngo agenda imbere y'isanduku abyina ashima Imana, ngo yibaransa imbere y'isanduku y'isezerano ayitambira, abwira ngo Mana icyubahiro n'ikikabura muri Isiraheli imari. Haleluya! Abwira Imana ngo Mana icyubahiro n'ikikabura muri Isiraheli njyewe umwami Dawidi mpari. Biba ngombwa ngo abantu bose baratangara, n'umugore ngo agera atangara. Ariko Dawidi yibukaga iki? Yibukaga ineza y'Imana, yibukaga uburyo Imana ikomeye, yibukaga uburyo Imana iteye ubwoba, Imana ishimwe. Haleluya! Inshuti yanjye ngubwire ngo uyu munsi wa none banza wibuka ibitangaza by'Imana, banza wibuka imirimo y'Imana, banza wibuka ubwiza bw'Imana, banza wibuka ibitangaza by'Imana, banza wibuka imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwawe. Ibyo rero numara kubyibuka, icya mbere biraza kugutera kuyubaha, bigutere kuyikorera, bigutere kuyitambira, bigutere kuyishima. Imana ishimwe. Impamvu tudashima Imana nuko twibagirwa kenshi aho Imana yadukuye. Ariko uyu munsi wa none nshuti yanjye ndakwinjiza ngo ongera wibuka imigambi y'Imana, ongera wibuka gukomera kw'Imana, ongera wibuka icyubahiro cy'Imana, ongera wibuka amasezerano y'Imana. Haleluya! Dawidi aravuga ngo Uwiteka we, nshingiye kuri ibyo, nshingiye kuri umugambi w'Imana, nshingiye ku byo wankoreye, nshingiye ku mbaraga zawe, nshingiye ku butwari bwawe, nshingiye ku bushobozi bwawe, avuga ngo wanyanyuruje ibigunira byanjye. Haleluya! Wanyanyuruje ibigunira byanjye, umara umubabaro wanjye, umubabaro wanjye uhinduramo ibyishimo. Ibigunira byari ibihe? Ari ibigunira Dawidi yari yambaye ubwo yari mu ishyamba, bari baramutaye. Wibuka neza mu bana barindwi Yesayi yabyaye, Dawidi niwe wanyine utarize, ntabwo yigeze aba umusirikare mu ngabo za Sawuli. Dawidi yabayeho ababaye, Dawidi yabayeho afite agahinda, Dawidi yabayeho afite umubabaro, Dawidi yabayeho afite intimba. Yari umushumba ajya kuragira mu ishyamba, abaho ngaho aragira mu ishyamba. Ariko reka ngutangaze iri tangazo rivuga ngo o de poste kirima, nubwo bikomeye, nubwo imbere yawe ari ibintu bimeze nk'ishyamba, nubwo n'imbere yawe wambaye ibigunira igihe kirekire, ariko muri kano kanya marayika w'Imana gukenyuza ibigunira byawe mama, marayika w'Imana gukenyuza ibigunira byawe papa, ibigunira by'ubugumba, ibigunira byo kutabyara, ibigunira by'amagambo bagushizeho, ibigunira by'ubushomeri, ibigunira byo kutiga, ibigunira by'ubukode, de l'opeste qui dopre elfa. Hari amagambo bakuvuze ngo ni ibigunira rodesikinima o de prose crevo pre elma. Imbaraga zikomeza
z'Imana zigukenyuza ibigunira byawe uyu munsi wa none. Imana ikorera nawe igitangaza, Imana yigaragaze, Imana yeshe icyubahiro, uburinzi bw'Imana bugaragare, umugambi w'Imana utegeke mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbabazi. Inyemerere igukenyuza ibigunira umara igihe kirekire wambaye mu izina rya Yesu. Uzi ikigunira cyo kubengwa, uzi ikigunira cyo kudashaka, uzi ikigunira cyo kutabyara, uzi ikigunira umaze iminsi ukenyeyeho cyo kubura akazi, uzi ikigunira umaze iminsi ukenyeyeho cyo gucuruza ukabona uri guhomba, uzi ikigunira cy'inyatsi umaranye igihe kirekire. Ariko uyu munsi wa none marayika w'Imana akigukenyuruze nona, agukenyeza ibyishimo. Imana igukenyeza ibyishimo, Imana iguhaza uburame, Imana iguha imbaraga, Imana ikugire neza, Imana ikugenderere. Marayika w'Imana kwiteho, ubuntu bw'Imana bukuzenguruke, imbaraga z'Imana zikubonekeho mu izina rya Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Abayisiraheli bari mu mubabaro mwinshi, bari mu ntambara zikomeye, bari mu kaga gateye ubwoba, bari mu bigeragezo. Sepekini malakayi, ngo bari bamaze imyaka 38 bazenguruka ku musozi wa Sayiri igihe kirekire. Bari bamaze igihe kirekire bazenguruka, kandi wibuke neza ko Imana yavuganye nabo, inkingi y'igicu bari kumwe nayo. Ariko ngo bari bazenguruka igihe kirekire kuri uyu musozi wa Sayiri, bazenguruka imyaka myinshi, bazenguruka muri ubu butayu. Ariko reka nkubwire, uwo munsi ngo bajya gusenga, Mose arasenga, asenga Imana iramubwira ngo Mose we, haleluya, ndi Uwiteka, igihe waza genda ubwire abantu ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, mugiye gucamika mwerekeze ikasikasi. Reka nkubwire, umaze iminsi uzenguruka kandi Imana yavuganye nawe, urazenguruka igihe kirekire. Yakubwiye ubukwe na n'isaho cyazenguruka, yakubwiye kubyara na n'isaho cyazenguruka. Imyaka ibaye 10, imyaka ibaye 7, imyaka ibaye 2, imyaka ibaye 18, uracyazenguruka. Imana yakubwiye inzu, uracyazenguruka muri bwa bukode. Uvuye mu ya mbere, uvuye mu ya kabiri, iya gatatu wivuyemo, n'iya kane wayivuyemo. Ariko reka nkubwire, rose pikinima, Imana yakubwiye kubaho, uracyazenguruka. Uri kuzenguruka mu bukene, uri kuzenguruka mu madeni, wiri kuzenguruka gusa. Ariko nonaha Imana ivuganye nawe ngo igihe umaze iminsi uzenguruka kirahagije, ugiye gucamika werekeze ikasikasi mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none Imana imbabarire, ikorane nawe igitangaza, ikora ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Marayika w'Imana kwiteho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ikugire neza. Ese wizeye imbaraga z'Imana? Wizeye ubutware bw'Imana? Wizeye ubushobozi bw'Imana? Wizeye kwera kw'Imana? Wizeye urukundo rw'Imana? Wizeye imbabazi z'Imana? Wizeye amasezerano y'Imana? Wakiriye gukiranuka k'Uwiteka? Akira imbabazi z'Imana, akira uburinzi bw'Imana, akira ineza y'Imana, akira kubaho mu izina rya Yesu. Umugambi w'Imana ukugota ukuzenguruka. Reka ngusengera Imana. Wowe utarakizwa, banza ukizwe. Wowe wari waraguye, garuka imbere y'Imana. Wowe wari warabivuyemo, ongera ubwire Yesu ngo Yesu, ndashaka kubohoka. Yewe nta byiringiro wari ugifite, bwira Imana iguhe ibyiringiro. Byari byaragiye, Yesu akugirire neza, Yesu akugenderere, Yesu akugarukeho, Yesu akwiteho cyane, anyemera kwambika imbaraga, kuko Yesu Kristo ubwo arihagije. Amahoro y'Imana bane nawe, kandi imbabazi z'Imana gukomera bikugote bikuzenguruke. Reka ngusengere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese wo mu ijuru, ndagushime kuri Imana ikomeye, ndagushime kuri umutabazi wacu, ndagushime kuri umukiza. Uri Uwiteka ryo zina ryawe, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'urukundo, uri Karuhura, uri Papa,
uri Jehova Rafa, uri Jehova Nisi, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'igitangaza, uri umunyamaboko magari, uri Uwiteka ryo zina ryawe. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, nuvugize impundu kunesha. Reka ineza y'Imana igaragare, reka ubutware bwawe bugaragare, komera kw'Imana kugaragare, ishimwe ryawe rigaragare, amahoro yawe n'amasezerano mwami bigaze bitegeke. Bana mwene data, bana mushiki wacu, umugire neza kandi izina ryawe ryubahwe kubwe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amahoro y'Imana bane nawe kandi marayika w'Imana kumurikire Yesu Kristo umwami wacu. Amen.